Ndagusuhujeho dukurikiye kandi wahisemo channel yacu kugira ngo wumve ibiganiro byacu. Imana iguhe umugisha. Muri aka kanya ngiye kukubwira ingaruka zakubaho iyo unyweye amazi menshi. Niba ukunda kunywa amazi menshi cyane, menya ko rimwe na rimwe burya atari byiza. Abantu benshi bazi ko kunywa amazi menshi ari ngombwa, ari byiza, bigatuma bayanywa, bamwe bakarenza igipimo. Niba rero nawe ujya unywa amazi menshi cyane, ngiye kukubwira ibintu 5 ushobora kukubaho ukagira ibibazo mu mubiri kubera kunywa amazi menshi gusa. Icyambere ni ukugabanuka kwa sodium mu mubiri. Sodium ni umunyungugu dukenera kenshi, ariko iyo umuntu anyoye amazi menshi cyane bishobora gutuma sodium cyangwa se umunyungugu mu maraso ukagabanuka, bikaba byateza ikibazo gikomeye byo gufungana k'umutima. Kubera ko sodium yabaye nkeya, uba wayidiriwe mbese. Ikibazo cya kabiri wahura nacyo ni ukubyimbagana, edema cyangwa se edema. Amazi y'inyongera ashobora gutuma umubiri wuzura amazi mu bice bimwe na bimwe. Hahandi ukanda ukabona umuntu rwose amazi amwuzuye mu mubiri, wakanda ku murundi, wakanda ku birenge, hose ugasanga umuntu yarabyimbaganye nk'uwenda kurwara bwaki cyangwa se nk'ufite ibindi bibazo nyine by'amazi yaretse mu mubiri. Ikibazo cya gatatu cyangwa ingaruka ya gatatu wahura nayo igihe unyweye amazi menshi cyane ni ukwangirika kw'impyiko. Urabizi ko amazi tuzi ko yoza impyiko, niko tubizi, ariko se yoza impyiko kubera iki cyangwa gute? Ni ukubera ko uko impyiko ziri kuyakoresha buri kanya, ujya mu bwiherero cyangwa se mu kwihagarika buri kanya, ni uko nyine y'amazi aba ari gucamo. Ariko iyo akomeje kuba menshi cyane biba bibi, kuko bigeraho impyiko zikananirwa kubera akazi kenshi ko kuyasohora hanze umuntu ajya kwihagarika. Bivuze rero ko iyo unyweye amazi menshi cyane uhangayikisha impyiko yawe. Ntabwo rero ari meza igihe arenze igipimo. Icya kane cyangwa ingaruka ya 4 ushobora guhura nayo igihe unywa amazi menshi arenze akenewe ni umunaniro, ni uguhangayikishwa n'umunaniro cyangwa se fatigue. Mu gihe umubiri ukoresha amazi menshi kurenza ubushobozi, bishobora gutuma wumva unaniwe cyangwa utishimye. Kubera ko amazi aba yabaye menshi mu mubiri, bikageraho rwose umubiri ukagira stress yo gukoresha ayo mazi uba uri kuwuhereza, ubundi ukananirwa cyangwa se ukumva sinzi ukuntu umubiri umeze, nawe ubwawe ukumva utaguwe neza. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo n'ibindi biganiro bizakurikiraho ubimenye, unamenye ngo mbese ubundi ingano y'amazi ukwiye kunywa ni iyihe. Amazi ukwiye kunywa ntabe menshi ntanabe makeya, angana ate, apimwa ate? Ibyo tuzabireba mu kiganiro gikurikiyeho. Ariko ingaruka ya 5 yo kunywa amazi menshi yimenye ni uko utakaza ibindi binyabuzima by'ingenzi cyangwa se indi myunyungugu. Amazi menshi ashobora gutuma umubiri utakaza indi myunyungugu itandukanye nka potassium, magnesium n'ibindi, bikaba byatuma habaho ikibazo cyo gutakaza ingufu mu mubiri. Ugasanga umuntu nta ngufu afite kubera kwirirwa anywa amazi menshi, kubera ko yarenze igipimo, ubundi akuzura mu gifu, ubundi akuzura mu mara, bikarangira ya magnesium, ya potassium, ya sodium byose ubibuze kubera kunywa amazi menshi kandi wibwiraga ko ari byiza. Icy'ingenzi rero ni ukunywa amazi, ni ngombwa, ariko kandi bikarushaho kuba byiza uyanyweye mu rugero rw'ubuzima busanzwe, kandi ukirinda kunywa amazi menshi adakenewe. Wakoze subscribe, kora share, kore na comment.